mama wawe n'umugabo wawe barafitanye umubano w'umugore n'umugabo? Yego, ni ukuri kw'Imana. Affection igaragara. Abanyarwanda bankundaniragaho ngahaguruka nkajya mu cyumba, ku buryo no kurya. Godfather, reka mbabwire ikintu kimwe, iki kintu niba nkibeshya, Imana yo mu ijuru ishobora byose, twese dutinya. Banyarwandakazi, ndi umuntu mukuru, ndi umuntu muzima, nanjye ndi umubyeyi. Sinakwifuza guhagarara ngaha ngo nsebye mama wambyaye, ntibifate nko gusebanya. Ingaruka za social media nziza cyangwa mbi ndazizi, ni nayo mpamvu ndi responsable y'ibintu ndi kuvuga. Ntihagire umuntu bitransforma mu buryo ntabivuzemo, ntihagire umuntu uvugira ibyo ntavuze, ndi kuvuga inkuru y'ukuri. Hanyuma rero njyewe nguma aho ngaho nk'umuntu tuteretse aho ngaho udafite umumaro, udashobora no kugishwa inama, sibyo? Aho umwana nabyaye ajya ku ishuri, aho kugira ngo umugabo twicare dupangire umwana wacu gahunda ye y'ishuri bakayipanga na mama wanjye. Wisanze gute umugore ufite mariage wambitswe impeta uri mu rukundo ruri kwaka umuriro n'umutanzania w'icyamamare? Wahungiye kuri uyu muntu. Umugore wese ahava akagera, umugore ni umugore itaye ku myaka afite. Umugore akenera affection ituruka ku mugabo we, umugore akenera urukundo, akenera kubahwa, akenera kwitabwaho mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Ibyo byose ntabwo bigendana n'ubushobozi bw'amafaranga. Urukundo, affection bitangwa, ni ikintu gihabwa for free. Niba uwo twashakanye, njyewe ahangaha twari tumaranye imyaka 8 tubana nk'umugore n'umugabo. Uribuka ko nakubwiye ko hari igihe twashobora no kumara umwaka, amezi 10 agashira tutabonanye nk'umugore n'umugabo. Nta gapipe kaguhaye nyine mutashobora gukora sex? Yego, umwaka ugashira. Umugore ntabwo ndi kubeshya, ibi bintu nta na evidence ntabwo bifatika, ariko mwemere ukuri mbabwiye. Mubana mu rugo? Tubana mu nzu, nta warwaye, nta wagiye muri mission. Icyo mama wawe mwarabanaga? Ni ibintu byatangiye mbere ye gatoya yuko ataramuhamagara ngo aze. Yego, na mbere icyo kibazo cyari kiriho. Nakubwiye ko nabyaye umwana arinda yuzuza amezi 11, umugabo aba mu cyumba cye nanjye mba mu cyumba cyanjye. Ibintu sinabivuze. Urumva rero ni ibintu byatangiye tugishyingirwa. Ariko mpana nabyo ngerageza kubijera uko nari nshoboye, kandi Imana iramfasha, iranshoboza. Umara umwaka nta umwaka urashira? Ni ukuri nakubwiye njyewe nahise nkonfirma. Nababwiye ko kera mama njyaga ko ndi mubi. Nahise nkonfirma ko ndi mubi, niba nshobora kubana n'umugabo igihe kingana gutyo, atarwaye ntarwaye, ntihabe icyo gikorwa. Aha ndi gushyiraho umucyo kuri aya mavideo cyangwa izindi nkuru zose zishobora kuvugwa hejuru yanjye. Hanyuma uretse urugo ntabwo rwubakwa no gukora imibonano mpuzabitsina gusa. Tugira anniversaire, tugira ama-evenement agiye atandukanye mu buzima. Nk'uko nabivuze, twe dufite anniversaire ya mariage yacu kuri 11 z'ukwa kabiri munsi w'abakundana. Njye ndi umugore kugeza uyu munsi tuvugana, ururabo mperuka rw'umugabo wanjye ururabo yanzaniye muri dot, ndetse n'ururabo yanzaniye tugiye gushyingirwa kwa kundi umusore ajya gufata umukobwa wawe bagiye mu kiliziya. Izo ndabo ebyiri nizo nzi umugabo wanjye yampaye kuva nabaho twamenyana. Hano hanze turi muri sosiyete, turi mu isi, dukoresha imbuga nkoranyambaga, kandi umuntu ahava akagera ni umuntu arangwa no kwifuza, nubwo kwifuza bibirizwa ko ari bibi. Niba ushobora kubona mugenzi wanjye yabyaye, nkabona umugabo yamushyiriye indabo, nanjye mpita nibaza kuki njyewe iyo mbyaye umugabo wanjye adashobora kumpa ururabo. Kuki umugabo wanjye kuri Saint Valentin tudashobora gusohoka nk'abakundanye, en plus bari gufata anniversaire ya mariage, twinjoye ngo ubuzima nk'abandi. Ntabwo turi abakene ba nyuma ku buryo twakwipriva uwo munezero, sibyo? Ariko nza gusanga nibyo ngarukaho hahandi twabanye. Christophe kunshyira mu rugo
kwari ukugira ngo yemeze sosiyete ko ari umugabo ushobora gushaka kandi akabona umugore malgré amagambo yavuzweho ko adashobora gushaka. Nicyo kintu nakubwiye ko tutakundanye, tutabonye igihe, ko buri muntu yari afite ibimwirukansa. Izo nizo ngaruka rero twagiye kubamo mu buzima bwacu bwa kuba. Ntabwo nasobanuye ibyo bintu mu bwa mbere kugira ngo bize kumvikana. Yewe rero ku myaka yanjye ntabwo imyaka y'umuntu ijusitifiya ikosa iryo ari ryo ryose byumvikane, ariko nanone mu gihe cyanjye cyangwa mu byo nkunda, buri muntu agira ibyo akunda. Njye nkunda umuntu nkunda, kuko nanjye iyo nkunze umuntu ndamukunda pe. Rero iyo umuntu uri supose kunkunda atankunze bintera igikomere, kandi muzi ko nakuranye ibikomere byanjye bwite by'amateka yanjye. Rero nari nkeneye umuntu nyumva, umuntu akampa affection, akankorera, donc akambera byose. Nibyo nexpectingaga mu mugabo, namwexpectingagamo ibintu byinshi cyane, kandi naje gusanga nibeshya, kuko expectations zanjye nari ntegereje siko zagenze. Ahangaha uri kutwerekeza kuri iyi foto y'uyu Mutanzania. Kuberekeza kuri iyi foto, yego twagiye, yego niho rero byaje gutangira ko mu kwa kane njya muri Tanzania 2023 nahuye n'uyu musore turamenyana, ntabwo twari tuziranye. Nagiye muri Tanzania mara y'iminsi 10, nabuze ko mprintinga passport yanjye ngo nkwereke igihe namaragayo. Hanyuma mara y'iminsi 10 ntabwo nari njyenyine, nari ndi kumwe n'umucuti wanjye. Baragiye turanatahana, biba ngombwa ko mu kwa gatandatu nongera gusubira muri Tanzania. Hanyuma mbonana n'uyu muhungu, kuko yari maze yari inshuti yanjye, yari umuntu tuganira muri ayo mezi abiri, tukaganira akambwira amagambo. Hari ukuntu umuntu akubwira amagambo meza, kandi umuntu uri mu bukene bw'ikintu biragoye, ntabwo bijya bigorana umuntu iyo akennye ikintu biroroha cyane kuba wamubona. Ubwo hano ni sheri. Rero kumubona mvuze ntabwo ari mu bundi buryo, n'ibyumvikana mu buryo ntavuzemo. Uyu muhungu yarabyukaga akampamagara, Gloria umeze ute, abana bameze bate, nanjye nkamwikiriza. Saa sita akambaza wariye, nimugoroba uryamye neza, umunsi wagenze gute. Atangira kumbwira ibintu njyewe mu myaka 8 ntigeze numva, akanyandikira ama message meza, mbese anyereka care, anyereka urukundo. Mu Tanzania? Yego, Kigali ari iwabo, nta kindi kintu kiduhuza, ariko anyereka urukundo rushoboka rwose pe. Kuko rero ahangaha iki kintu mucyumve, ahangaha umugabo wanjye yakoraga ibyo ashaka muri audio naguhaye wabyumvishe neza. Yari afite ubuzima bwe abayemo ku giti cye. Noneho nanjye ndavuga, ni kubera iki ushobora kubaho mu buzima nita ku muntu utanyitaho, nk'umwanya umuntu utamwanya, nkunda umuntu utankunda. Ese ubu buzima nzabubamo kugeza ryari? Hagati aho ngaho uyu mugabo natangiye kumusaba gatanya turi babiri kuva muri 2017. Icyo ntabwo nageze nkivuga, ntangira kumusaba gatanya nkamubwira nti wambabariye kubona ko abana kwacu bidashobotse, tukitandukanira mu mahoro tutaragera kure. Yanyemye gatanya iyo myaka yose, akambwira ati Gloria njye nta gatanya naguha, aho nsenga ntabwo gatanya bazemera, ariko niba uyashaka uzagenda ugira gute uyake. Yego rero gatanya iyo ibayeho mu gihe hatabaye ubwumvikane, ni uko ushaka ikirego uwo mwashakanye, ukagenda ukakimuregesha, kigahabwa agaciro, bakabaha gatanya. Njye rero malgré ibi byose bitagamo, nigeze n'umunsi n'umwe nifuza gufata umugabo wanjye ngo ngiye kumwanika, ngiye kumushyira hanze. Niyo mpamvu navuze ni ahangaha buri muntu agiye kujya abaho ubuzima bwe. Nibutsa ko ahangaha we na mama wanjye bari abantu, reka mbabwire, ushobora kunyemerera ejo cyangwa mu kanya nkaguha nimero y'umuntu, ukamuhamagara umuntu usigeze mvugana nawe, ukamubaza ku by'umugabo wanjye na mama wanjye, byafasha azaguha bizashyiraho amashusho. Yivuge Gloria, yivuge.
bari bafitanye umubano umeze ute? bari bafitanye umubano w'umugore n'umugabo, ni ukuri kw'Imana, Jesus Christ. Mbonye ibyo ntigeze mbona kuri nje, mbonye ibyo ntigeze mbona n'ahari hagarara ibyo mbonyeho ndumiwe. Ayi Imana yanjye waravuze ngo abantu bazatangara, wabwiye ngo ibyo uzakora ngo abantu bazumira uretse gato ndumiwe niko wavuze. mama wawe n'umugabo wawe barafitanye umubano w'umugore n'umugabo? yego, ni ukuri kw'Imana. Affection igaragara. Banyarwandakazi, ndi umuntu mukuru, ndi umuntu muzima, nanjye ndi umubyeyi. Sinakwifuza guhagarara ngaho ngo nsebye mama wambyaye, ntibifate nko gusebanya. Ingaruka za social media nziza cyangwa mbi ndazizi, ni nayo mpamvu ndi responsable y'ibintu ndi kuvuga. Ntihagire umuntu witforoma mu buryo ntabivuzemo, ntihagire umuntu uvugira ibyo ntavuze, ndi kuvuga inkuru y'ukuri. Jesus. Kandi maze igihe rero uko byara yego rwose pe. Sibyo? Hanyuma rero njyewe nguma aho ngaho nk'umuntu uteretse aho ngaho udafite umumaro, udashobora no kugishwa inama. Sibyo? Aho umwana nabyaye ajya ku ishuri, aho kugira ngo umugabo twicare dupangire umwana wacu gahunda ye y'ishuri bakayipanga na mama wanjye, kandi mama wanjye atarabyaye uwo mwana. Urumva agasuzuguro nari nsuzuguye ukuntu kangana, even no kuba nabyaye. Reka nguhe urugero, hari umunsi nahinduriye umwana wanjye ikigo, biba ngombwa ko bantuma bulletin y'aho yigaga kugira ngo njyane aho ngiye kumwandikisha. Ndavuga nti rero ubwo kuko mwebwe ejo muzajya ku kazi, njyewe nzazindukira njyeyo, nimutaha muri pause nyibahe muzayijyane. Mutapinge. Yabwiye umugabo wanjye ati hoya reka uyu mugore yanyitaga Cecile, ati Cecile ntabwo ajya amenya kuvuga, ntabwo ashobora kubivuga, reka tuzishakira umwanya tujyeyo. Nahise mbona ari agasuzuguro karenze. Ubu koko nabumuswa ku buryo nananirwa kujya kubwira directrice ngo mpa bulletin y'umwana nabyaye. Urumva ubwo nshatse kukwereka uburyo nari ndimo minimize, ku buryo na capacité y'ubwenge babonaga ko ntayo mfite, ntazi kuvuga, ntazi no gutekereza. Mu magambo makeya rero, mpura n'uyu musore ndi mu gihe cya depression, ndi mu gihe cyo kwangwa, nanjye ubwanjye nariyanze, nabona bankundaniragaho, ngahaguruka nkajya mu cyumba, ku buryo no kurya. Godfather, reka mbabwire ikintu kimwe, iki kintu niba nkibeshya, Imana yo mu ijuru ishobora byose twese dutinya izampane, buri munyarwanda wese ahantu ari azabibone ko Imana yampane. Tekereza ku bagore bashatse, hari ukuntu umugabo ataha apinzemo gatoya, bikaba ngombwa ko utari butegura amasorori yose, ukajya mu gikoni, ibyo umugabo akunda uba ubizi. Rero iwanjye hari ukuntu umuntu ateka inkono nyinshi, ibiryo bimwe bikajya muri firigo, ibindi bikaba biri aho ngaho. Iyo ugiye kwarurira umugabo wawe ubuzingano aryanye ibiryo akunda kurusha ibindi. Nari nsigaye narurira umugabo wanjye ibiryo, mama wanjye nawe akamwarurira ibindi. Jesus. Tugaterekera isahani imwe, tukagaburira umugabo umwe amasahani abiri, twese tukayamupresenta imbere. Ibi bintu niba mbibeshya, Imana yo mu ijuru izabimbaza. Nagize ihahamuka, mama wanjye yashyizeho pressure, ndagenda ndarwara, mera nk'umusazi, ndwara ku buryo no koga byaraniraga, kugira nkifungirana n'akana kanjye gatoya, ugasanga ndi kugashihura kubera ibihe bikomeye nari ndi gucamo. Nkareba nkavuga ni se mama ntabwo abona ko ngaburiye umugabo wanjye, kuki we agiye akazana ibye? Ngwaye ngo Cecile, kuki utazanye n'ibi? Ubwo icyo nshatse kuvuga, hari ukuntu abantu bashobora guteka isombe, bagateka amashaza, bagateka inyama, bagateka katomusoni, mugateka agaceri, mugateka amateke. Kuko mama wanjye ibiryo twaryaga namubwiraga biri special. Ugasanga rero dutetse inkono nyinshi mu rugo zitandukanye. Umugabo najya kumwarurira, nkamwarurira ibyo nzi ko akunda. Bya bindi rero ntaruyeho, mama ukabona nawe arabizanye biteretse ku meza. Kuki utazanye ibi? Kuki wowe wajya umenya kugaburira umugabo? Cecile akamara remarque imbere y'umugabo wanjye, anyereka ko ntazi kumugaburira cyangwa ashaka kunyigisha uko mugaburira.
icyo kintu ni ukuri nta mugore kuri iyi si ushobora kucyihanganira, ariko njye naracyihanganiye mfunga umunwa wanjye ndaceceka ndaruca ndarumira. Mbonye mama rero umunsi umwe tugiye kuzagonganira mu gikoni cyanjye cy'iwanjye ndi kugaburira umugabo wanjye, ndavuga nti Mana ntazatuka mama nkamuburira icyamupfura muziza umugabo, n'umugabo icyo gihe atazaducishamo ijisho akatumenyera. Ndaruca ndarumira niga ko umugabo wanjye niba aje mu rugo ntazongera kumugaburira kugira ngo nevite iyo geste yo gutegura ibiryo turi babiri. Mbona ko mama wanjye ari ibintu ashaka cyane, ari ibintu asonzeye kujya agaburira umugabo wanjye. Guys, musharinga live. Abari mutapinga screen bataza kumanura. Komeza. Mbonye ko ibyo bintu ntashobora kuzahagarara mu gikoni ngo nterane amagambo na mama umubyara k'umugabo wanjye iwanjye mu rugo mu gikoni cyane. Buriya niba hari ahantu umugore agomba kubahirwa, igikoni cy'umugore kirubahwa. Nta mugore ukunda ko umuntu avogera igikoni cye atabimuhereye uburenganzira. Noneho kugaburira umugabo aba ari inshingano zanjye mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Mu magambo make nihuse, ibyo zose ni ibintu nagiye ncamo binkomeretsa umutima binshwanyaguza njyewe. Nibuka ko njyewe ndi umuntu ngira amarangamutima. Oya garuka Cecile, garuka. Nagarutse umuntu yarampamagariyemo. Iruhande rwanjye rero nari nkeneye nari nsonziye nanjye kugira affection. Uyu mwana w'umuhungu rero ndifuza ko mutamugarukaho byinshi twese yiwe, nkuko nanjye buretse muvandimwe, nkuko nanjye mbasaba ndi umuntu sibyo. Navuze ko nta cyaha nakora nta kwihanira imbere y'Imana cyangwa imbere y'abantu sibyo. Iyi mihanda ndayizi, imikorere yayo, ingaruka yayo nziza cyangwa ingaruka mbi, ariko kamemwe ndabasabye imbabazi ntihabemo kurengera cyane sibyo. Nta n'ikintu nakoze undi muntu atakora. Uyu muhungu rero bwa kabiri nsubiye Dar es Salaam twarabonanye. Iyi foto muri kubona iyi ni anniversaire yiwe. Dress code bari bampaye yari umukara, nambara umukara nk'abandi bantu bose. Agiye gukata keke asabagaho dukata na keke, ndahaguruka nkata keke yego ntanga gift nk'abandi. Iriya video mwabonye twambaye imyenda isa, iyo ndirimbo uri kumva ni indirimbo ye yari ari gukora challenge. Umva nakubwira inshuti yanjye sibyo, nyirubwite yiyemereye ndakina amajwi hano. Nyirubwite navuganye nabo buretse tangiye muri relationship mwarakundanye, ntabwo nshaka kugira ngo bihakane, please don't. Kandi ntabwo bigize icyaha nyuma y'ibyo byose, kandi nawe wabyima muri space yabanje aha ngaha wahungiye kuri uyu muntu. Nibyo uri kutubwira? Yego urakoze cyane. Nabyumvishe ikibazo wambaye sije kunyura uruhande kuko urukuma abantu ntabwo nshaka kugira ngo nyuma y'uko bishyizeho umucyo haje demo nuvuga ngo uko uri buze utatura uretse gato nutatura turadi abantu baradiginga haraza amakuru menshi cyane arenzaya. Sinzi kubyumva, nta manzi unyumve. Gukundana cyangwa nk'umuntu utarigeze ukundwa niyo nzira y'inzitane bari kunyuramo. Kubona umuntu mungana siko bimeze, mukanyuzamo iyo relationship uko babimbwiye mu mwanya washize, ntabwo ari gucinga amabere. Niyo mpamvu uri kuvuga ati ntawe ntasa ndi umuntu komeza. Naho relationship mwayigiyemo ntubihakane muzana ibindi yego komeza, ariko ntabwo ushaka kubihakane kuko n'ubwo gutya uretse gato ugiye muri excuse ngo urumva ngo twaragiye ngo tujya ngo muri anniversaire ye. No, nashaka gusobanura kuri buri foto, ariko niba atari ngombwa ko nisobanura ntabwo ari ngombwa buri foto. No, uretse gato ugiye gusobanura kuri buri foto, haza amafoto menshi, hari nawe utabasha gusobanura, hari nawe utabasha gusobanura, hari amacati, hari utabasha gusobanura. So tubyihorere ibi ngibi byo nyuma y'urugendo ruri kunyuramo nawe wisanzwe muri relationship n'uyu muntu kugira ngo tuze depression. Yego kandi umutima wanjye muri icyo gihe nari ndimo naramizerewe, nabonye ibyishimo, mbaye umuntu muri njyewe, ntangira kwikunda, ntangira kumva ko nanjye mbaye umuntu. Biragaragara mu ifoto hano no mu ifoto wari wishimye kurusha ukuntu wari wishimye muri mariage yawe. Singizi foto, singizi foto uretse gato
ngiyi foto yo muri mariage nyifise muri big screen n'umugabo wawe w'isezerano. Ngiyi foto na kiboko yawe mtoto wa TZ. Uruko komeza. Yego nkuko bivuze sinisobanure kuri buri foto. Ntabwo gusobanura kuri foto. Ntabwo uyu muntu ari umuntu nta byaga arimo ngo ndamwihakana, kandi ni ukuri Imana yaramfashije gutambuka etape zimwe z'ubuzima narindi neza rizinduye. Mu magambo makeya, ahangaha ubona nicyo gihe cya nyuma duheruka kubonana nawe live. Yo nagiye Dar es Salaam marayo iminsi 7 ngaruka i Kigali nkomeza ubuzima bwanjye burakomeza nk'ibisanzwe. Iyi minsi 7 yakurutiye imyaka 10 wari umaze mu rushako. Uri maze yandutiye imyaka 8. Koco komeza. Ahangaha rero ntabwo ngutinza. Ahangaha bivugwa ko muri iyi minsi 7 wamaze hariya uri kubona isi ya nyayo y'urukundo n'igisobanuro cyarwo, ngo watwaye miliyoni 23 by'amadolari byo muri Mashariki wagiye wibye. Buretse wumve bikavuga ko aya mafaranga ukimara kuyibukaje muri Tanzania ukahereza uyu mutanzania mukayasangira, ndetse tutibagiwe n'ibihumbi 9 by'amadolari by'umugabo muri Canada, ndetse umugabo wawe kugeza n'uyu munsi akaba ari kugatuna mbwene ko kwishyura aya mafaranga atazi uburyo wariyemo, kuko rero guhuje nabo bantu wariye amafaranga ngo ni waguhuje nabo yabo muri Mashariki, wabo muri Mashariki mufitanye isano, ariko uyo muri Canada ni umugabo waguhuje nawe. Ngo hanyuma yaha ukibara kurya amafaranga byose Tanzania amafaranga ashize ukagaruka mu Rwanda, wagarutse usaba gatanya umugabo wawe. Urumva wataye urugo, umaze guta urugo uragenda amafaranga urayarya urayamaze, aho garukiye ugaruka usaba gatanya gutandukana n'umugabo wawe. Ngo iki gitekerezo wagize nk'umuntu wari warataye urugo n'abana n'umugabo, wabikojeje mama wawe yanga kubigushyigikiramo. Mama wawe ngo yanze kubigushyigikiramo, ngo niyo mpamvu wamuyoranye n'umugabo wawe ukamurundaho runo rusyo. Subiza kuri ibyo bintu bifite aho bihuriye n'ukuri. Murakoze. Sinzi source y'ayo makuru aho wayakuye, sinango naho nakuye n'ibingi byose ariko nabibona. Yego, ahubwo nkabaza ahangaho ugiye kungira inama kugira ngo twirinde ahari kuzana abantu cyangwa abantu mu runaka mu bintu ahari batagombye kuzamo. Ese nemerewe kuvuga kuri iki kibazo cyose nkakisobanura uko cyakabaye, nshyiramo n'ama evidence, nshyiramo n'abantu bireba? Ntacyo bitwaye? Nta kibazo kabisa. Yego, mu 2022 mu kwa 8 natangiye gukora muri Mashariki African Film Festival. Mpamagawe na musaza wanjye, umwana wa mukuru wa mama wanjye, kuko niwe boss wayo, niwe nyirayo. Amamagara ambwira ko umuvandimwe wa madame we atakiri mu Rwanda, ko nshobora kujya gufata post yakoragamo. Iyo rero uhawe akazi n'umuvandimwe ntabwo applyinga, ahubwo buretse mu gitondo ukajya gutangira akazi. Niko byagenze. Ariko mbere yo kujya gutangira akazi aba bimenyesheje umugabo wanjye ampumugisha ko ngomba kujya gukurayo. Mu busanzwe nababwira n'abanye n'umugabo wanjye yirangiza kaminuza. Condition ya mbere umugabo wanjye yanshizeho, yambwiye ko idini reka mbyite nk'idini nubwo atari idini, imyemerere ye itamwemerera ko umugore akora. Ngomba umugore abyara akaguma mu rugo akarera abana, umugabo agakora agatunga urugo. Nk'umuntu rero wari ugiye ufite gahunda yo kubaka, nemeye iyo condition, sinigeze nkora n'umunsi umwe muri icyo gihe cyose twabanye. Ntangazwa no kubona mubwiye ko kujya gukora muri Mashariki akabyemera yihuse cyane, nta discussion cyangwa izindi mpaka. Cyane nta n'inyungu nari mfite cyane, ntabwo nari kujya guhembwa amafaranga menshi ku buryo umugabo uri kwishimira ko ngiye gukorayo. Bwarakeye rero amaze kumpumugisha ko ngomba kujya gukora kwa musaza wanjye, ndagenda ntangira akazi. Akazi ka mbere nahawe kari akazi ko gukora kuri reception, nkakira abantu nk'abagayidinga. Ariko hashize n'iminsi 3 nsanga mfite izindi nshingano njyewe ntazi, ntigeze ngishwamo inama, arizo zo kwitwa finance manager. Godfather ndabizi uracukumbura cyane, ucukumbura icyo kintu nkubwira usanga ari ukuri.
mba finance manager wa Mashariki, ariko ba nyirayo bambabarire, iki ni ikibazo ngomba gusubiza kikagira umurongo kikava mu nzira. Muri uko kuba kugira titre ya finance manager, ntabwo mu by'ukuri nari finance manager. Umu finance manager yari ahari ukora akazi k'umu finance manager ariko adafite iyo titre. Titre ikaba ari iyanjye, akaba ari gusinya ku byinjira ibisohoka, amasheki yose ya Mashariki nari nyariho, cyo kimwe n'uwo muvandimwe wanjye wampaye akazi twari tuziriho turi babiri. Ariko still nkaguma ndi umu receptionist. Hashize nk'ukwezi ntabwo izindi nshingano zo kuba nkagira nka badge nakoherereje, ndi umukozi mfite titre ya marketing and sales, ibintu nk'ibyo. Donc bavuga ko nkora muri departement ya marketing. Ni ukuvuga ngo muri Mashariki ntiwashoboraga kumenya ngo nkora mu iki exactement, kuko icyo nasabwaga gukora cyose naragikoraga. Hanyuma nukora iperereza ryawe neza urasanga hari urwandiko naguhaye rw'umudamu wa musaza wanjye, umugore wa boss wa Mashariki. We ubwe yiyandikiriye banki ya Equity yo mu mujyi ayisaba ko naba mandateri kuri konti yiwe. Ariko ubwo busabe nkaba narabusabwe na musaza wanjye personnellement. Yaramamagaye muri biro arambwira ngo service ashaka kugusaba, ndifuza ko baba mandateri kuri konti ya madame wanjye y'amadolari. Mubwira nti kubera iki? Arambwira ati kubera ko ahangaha mugiye gutuma mvuga ibintu bitari ngombwa. Shiraho umucyo nshuti yanjye, shiraho umucyo uratinya iki? Okay. Icyo gihe madame we visa yiwe yo muri Canada yari igiye kurangira. Twese turabizi ko kujya hanze abari muri Europe cyangwa ibindi bihugu, Canada bisaba kuba ufite historique bancaire imeze neza. Yego. Icyo gihe rero ubwo ntangiriyemo hagati aho wambarije ikibazo, njyewe nkaba hari amafaranga y'umuvandimwe w'umugabo wanjye yabaga kuri konti yanjye ya Beka nayo y'amadolari. Ayo mafaranga uwo muvandimwe yanshiriragaho mu rwego rwo kunkorera nanjye historique bancaire kugira ngo nzabone visa njye kwiga muri Canada. Amafaranga rero yarayampaga, yabukambere ko yandeporeje amafaranga runaka, hanyuma akansaba na yuko mu gihe runaka yakenera akayamusubiza. Ndumva nakohereje tumwe mu tubordero nagiye nyoherezaho nka proof yuko koko yayamaga nkayamusubiza. Mu magambo makeya, uwo muvandimwe wanjye wo muri Mashariki asaba ko madame mubera mandateri, intego yari uko kuko nanjye nari ndi muri iyo game yo kubaka historique bancaire comme ça nzajye kwiga muri Canada. Arambwira ati uko uzajya wikorera movement kuri konti yawe aba ari kuzajya urakora movement kuri konti ya madame, ushyiraho amafaranga yawe uyakuraho uyashyireho uyakuraho uyasubiza kuri konti yawe, mbese nawe umbere nkaho uri kuyamutiza. Comme ça azajya kudepoza afite historique bancaire imeze neza. Ibyo ntabwo ari service nagombaga kwima umuvandimwe. Naratashye kuko ayo mafaranga ntabwo yari ayacu kandi yari ku mwene wabo w'umugabo. Saba umugabo ntise ko umuvandimwe yansabye ibi n'ibi mbyemere. Umugabo wanjye nta kuzuyaza yamaye go ahead arambwira ngo byemere nta kibazo, as long as amafaranga agiye kuri konti ukaba wagira access yo kuyakuraho at any time. Ndabona ngiye nta risk irimo, burya mu buzima abantu barafashanya. Bwarakeye wabonye leta madame yiwe, amazina yiwe wayabonye wenyine, tujyana muri Equity yiyandikira ko ashaka kumba mandateur, turasinya birarangira mba mandateur. Kuko nikoreraga rero mouvement bancaire, nako nakoreraga madame wa boss wanjye ari musaza wanjye nawe ntamukorera. tubaho nta kibazo. Ariko ngarutsemo inyuma gatoya, umugabo wanjye uriya mugabo wo muri Canada hari ukuntu yajyaga anyohereza amafaranga menshi nk'ibihumbi 20 by'idolari. Ibyo bihumbi 20 akambwira uburyo nyatangamo cyangwa uburyo nyamusubizamo, yaba ari muri Canada cyangwa hari umuntu waha mu Rwanda naba nayahereza.
ariko nta na rimwe yigeraga anyaka amafaranga yose ngo ayamare kuri konti, toujours balance ya konti yanjye yahoraga imeze neza. Umugabo wanjye rero atangira kujya akina deal muri ayo mafaranga y'uwo muvandimwe we wo muri Canada. Abagabo iby'abagabo murabizi, umugabo arakena akaguza undi, yahura na mugenzi we ufite ikibazo amubwira ati nabuze nasaze, nabuze amafaranga, mbonye n'uyanguriza y'inyungu ndafata, undi akariterera mu gutwi, akaza akambwira ati ejo uzajye kuri konti ya wa muntu wo muri Canada ukuraho amafaranga runaka uyazane, hari umuntu ukeneye amafaranga akanamubwira tuyamuhe azayadusubiza mu nyungu, dukuraho amafaranga muri y'uwo muntu wo muri Canada tuyasubize kuri konti, natwe iyo nyungu iba inyungu yacu. Mu by'ukuri rero malgré que imibano yacu y'urukundo cyangwa iki twari tugishobora kuvugana n'umugabo wanjye, tukaba twaganira utuntu tumwe na tumwe, cyane cyane nk'utwo ngutwo tw'amafaranga. Amafaranga ngenda nkayakura kuri konti nkayazana nkayavunjisha uko yantumye, umubare yantumye nkayamuha akayaha uwo agomba kuyaha, ariko sinzamenye ko yamushubije cyangwa ko atayamushubije. Nkahora amubwira nkavuga ni njyewe mfite ubwoba, uyu muntu w'abandi umunsi azambwira ati nkeneye amafaranga yanjye yose uko angana yaterura uyanyoherereze, nzamubwira ngo iki? Akambwira ati no, ntabwo ibyo bizageraho, nzaba narayashubijeho. Buri munsi tugakuraho amafaranga y'abandi, hakabayo akoresheje wenda agiye nko muri control technique, imodoka yagize nk'ibibazo, abagabo cyangwa buri muntu wese muri rusange agira ntabura icyo akoresha amafaranga y'abandi aragenda aba menshi agera mu bihumbi 9 by'amadolari yo mu ijuru. Ariko hagati aho nkuko nabivuze ngo inkuru y'ibihumbi 9 nazanye ifite ukuri. Yes, aya mafaranga 9,000 by'umunyakanada warayamize ibyuko wayahaga umugabo wawe yajyaga kuri konti yawe, niho wari wafunguje konti ya banki njyewe ubwanjye. bivuze ngo ibyo rero uko wayakoresheje azironga byumvikana ko aya mafaranga komeza nibyo ndi gushyiraho umucyo kuko wabinsabye. Hanyuma nari ngeze hari hagati aho ngaho, ngiye kuvuga izina ry'umuntu, uriya musaza wanjye wo muri Mashariki yamenye ko turi muri afere y'uko ngomba kujya kwiga masters muri Canada. Ambwira ko kujya kwiga nsaba viza ya Canada y'ishuri bizangora, ahubwo ko hari ukundi kuntu azabinziriza nkajyayo bitanyuze mu gusaba amashuri. Ariko nanone ansaba ko kugira ngo rero ankorere iyo afere yo kugenda, ngomba gufata ayo mafaranga nkafata nka miliyoni 5,000 by'idolari, nkabikura kuri iyo konti nkabivunjisha mu manyarwanda, komsa nkafungura amakonti menshi mu mabanki atandukanye, nkajya nkora movement za konti z'amadolari ndetse nkongeraho na konti z'amanyarwanda. Niko nabigenje, mfungura amakonti ahantu hatandukanye, nkajya nkora donc nubatse historique mu buryo bwose bushoboka, ari nako nkorera na madame wiwe. Umugabo wanjye rero n'uyu boss wa Mashariki ni inshuti magara, inshuti neza akadasohoka, ibyumve cyane. Nk'abantu b'abagabo rero ntibabura deal bakinana. Ari naho umugabo wanjye kuko watari mandatere kuri iyo konti yanjye y'amadolari yo muri beka, ariho yantumaga ati ukureho aya, gusa hari amahafi runaka bakoranaga n'uwo muvandimwe wanjye. Byaje kubaho, ndabizi uzacukumbure urusabe historique bancaire y'uyu mudamu naguhaye, nuyibona uzambwira niba umuntu uri kwiba kuri konti runaka, yiba uyu munsi agasubirayo nyuma y'iminsi 3, agasubirayo nyuma y'iminsi 4, umuntu wiba iyo ubonye ukazi yo kwiba amafaranga uterurira rimwe ukagenda. Mu kwa kangahe, nko mu kwa 4 2023, wa mugabo yanyandikiye message ambwira ko akeneye amafaranga ye yose mufitiye ari kuri konti, ko hari umuntu ashaka kunyoherereza hano mu Rwanda amana nimero ye de konti yo muri BPR, arambwira ati ihangana amafaranga yose ufite kuri konti yakureho yaho uyu muntu, njyewe mu cyumweru gitandukira ntangire nkoherereza yandi yo gukora movement.
bihurira nako nawa bya bihumbi 9 bya manka twagiye dukoresha njyewe ndavuga twagiye dukoresha njye n'umugabo wanjye kuko ninjye wajyaga kuyakuraho nkayazana sinavuga ngo UH-60 Black Hawk gunship the target with over 8,000 rounds. Sorry. Magambo makeya yego magambo makeya wa mugabo akenera ya mafaranga bimwe natinyaga biraba bibaye nahamagaye Christophe na Christophe wambabariye uyu muntu asabye amafaranga ye kandi nkaba mfite manka ku mafaranga ye njyewe ndamubwira iki ibi bintu bimubwire niwe mwene wabo njyewe nahise mvuga nti na telefone shaka yikuraho ataza kumamagara nkanabura nicyo mubwira Christophe arambwira ati tuza ndajera situation ariko uyu mugabo twari tumaze igihe cy'umwaka urenga umwaka n'amezi angahe dukorana neza nta kibazo cy'amafaranga ari twigeze tugirana icyizere cyari cyose njyewe ntinya kumubwira ko amafaranga yiwe hari uburyo mwe cyangwa ubundi urumva sinari kujya kumubwira uko kuri iyo afere nyerekera Christophe noneho tugiye inama turavuga ati ko nta mafaranga dufite none aha cash tubigenje gute kamubwira ese tumubwire ko nagiye kuyaretira yanzira narindi kuvamo kuyaretira nyajyana ku yindi banke nawe bayanyibiyemo tubigenje gute noneho Christophe arabinteragiranamo arandeka kandi nanjye ndi kuri pressure ya telefone yo muri Canada imbaza feedback ko noherereje wa muntu amafaranga icyaje kubaho nta kindi nagize pressure udashobora kumva ari nabwo na hamagaye ari nabwo sorry hari umuntu uri kunyandikira ari nabwo Christophe twagiye inama ndamubwira nti rero ngiye ngiye kumubwira ko we mubwira ko amafaranga ntayo mfite ko narindi kuyarekira ndayabura sinzi uburyo nayabuzemo hanyuma tumwemerere ko tuzayamwishyura mu gihe runaka hari urwandiko nanjye ubwanjye mfite nagusharinga niyandikiye n'intoki zanjye kuko ni njyewe wari nyiri konti ni njye woherezwaga amafaranga nandikira uwo mugabo wo muri Canada ko njyewe Isimbi mu mazina yanjye nemeye ko nzishyura ayo mafaranga $1,000 by'idolari binyuze mu kugurisha umutungo dufite kiraho UPI tuzawushakira isoko tukagurisha tukamwishyura ayo mafaranga yiwe iyo leta ndayifite na Christophe arayifite niba numvishe neza mu bisobanuro mutanze ntabwo aya mafaranga wagiye kuyarira Tanzania ahubwo umugabo wawe niwe wayakoresheje yego mu magambo makeya uretse gato hari ibimenyesha n'ama transaction ko ayo mafaranga niwe wayakoresheje ama transaction yakorewe kuri banki nyine uyamwoherereza cyangwa uyaha abantu yakubiraga kuyaha uyu nyiri mafaranga ayo mugabo yakoresheje uwo yakubiraga kuyaha ntabwo ndi gusobanukirwa kugira ngo aje mu nzira ni iki yakoze atagombaga gukora no izo transaction nakoherereje nizo wa muntu wo muri Canada yabaga yambwiye ati fataho 5 fataho 2 uyanyoherereze hano muri Canada cyangwa se uyampera umwe mu bantu bari aho ngaho i Kigali mu Rwanda ibyo ni bimwe mu bintu nabonye byihuse muri telefone yanjye nakoherereje hanyuma birarangira ntabwo nari kujya kwandika njyewe ko nzagurisha umutungo uri muri UPI ufite umugabo twasezeranye icyo kintu tutakivuganyeho nawe aracyemera urwo rwandiko hari ahantu nanditse amazina yanjye na ID yanjye ndasinya hariya ku musozo w'urwandiko kiraho na nimero n'amazina ya Christophe na ID yiwe ariko we ntiyasinya arambwira ati ndaza kugiprintinga nimwoherereze acururuke yumve ko amafaranga ye mu gihe runaka tuzayamwishyura akibike nk'urupapuro rwo bwishyu so ntabwo nkuko bivugwa ntabwo ari wowe wari amafaranga ntabwo agiye gukorera Tanzania ntabwo ari njyewe okay so niyo mpamvu umugabo ari mu bayariye niyo mpamvu amasaha ari kwishyura ayo madeni kwishyura ayo madeni ayo abantu basezeranye ikibazo umwe agize n'undi aba ari iki sibyo umugabo wawe yaba arimo kwishyura ayo madeni nyemerera ngo usobanurire nyuma y'ibyo ngibyo nyine twoherejwe u Rwanda muri Canada umugabo arabyumva
aferi irarangira twumvikana ko tugomba kugurisha umutungo dufite uri muri iyo UPI tukishyura umuntu w'abandi ubuzima bugakomeza. hagati aho ndacyakora muri Mashariki, ndacyari mandateri uracyakora muri Mashariki. Guys, abantu muri ahanga mu following iyi account iriho akadarapo ka Canada, niyo ngiye kuba active, niyo ngiye kujya streaming amuso abari mu following iya Godfather. Ntekereza ko igihe kizagerekana hagarara sa mu following iyi ngiyi niyo muzajya mumbonaho. Komeza Jojo. Yego, hanyuma hagati aho ibyo cyose byabaye nkora muri Mashariki. Mashariki rero nakubwiye ko nari mandateri kuri konte ya wa mudamu, shyiraho amafaranga nkayakuraho. Ibi ni ibintu ntabeshya kuko banki yabigaragaza. Na rimwe hagize habaho complain yuko umwe nakwiha amafaranga atarayanjye cyangwa we ngakureho amafaranga ataraye. Bigeze nko mu kwa gatanu uyu mudamu wenyine yandikira banki urwandiko ayisaba ko ntagifite uburenganzira bwo kuba nkiri mandateri kuri iyo konti ko bampagarika. Ariko ntiyabimenyesha ko nkuwe kuri konti yiwe, abikora mu ibanga. Na banki ubwayo niba umukiriya wa banki asinyaye ko atagishaka umuntu kuri konti yiwe, banki yagombye kubitena ko konti ikajya idilitinga iyo contract. Mfite urwandiko ahangaha nabuze ukuntu nduprintinga ariko ejo nzabikora rw'uko uwo mudamu nk'uko yasabye ko mba mandateri ari nako yasabye ko nkurwa ku mandateri. Okay, tugaruke kuri 23 rero. 23 byo muri Mashariki byagiye ngiho ngewe nta mafaranga natwaye Mashariki. Amafaranga ikibazo kirimo n'ay'uyu mudamu wa boss. Iki ni ikintu ugikoreraho enquête neza cyangwa reka ngewe nyemerera ejo nzabiguprintingira mbikoherereze ubone ko wajijishijwe mu nkuru. Hanyuma rero uyu mudamu aho kugira ngo ambwire ati rero service nari nkwifujeho ntabwo byarangiye, tujye muri banki dusinyure uve kuri konti yanjye, yaragiye yandikira banki urwandiko, banki ntiyahita isinyara icyo kintu nkure kuri konti. Hanyuma nkomeza kuba mandateri, undi nawe aricecekera burundu ntiyagira icyo ambwira. nko mu kwa kangahe sinibuka neza, nko mu kwa kane cyangwa nko mu kwa kane, yego nko mu kwa kane urebye kuri hagati aho ngaho njyewe n'umuvandimwe wanjye twakoranaga muri Mashariki, umudamu we ntiyakoragamo, hari ukuntu twajyaga tugurizanya amafaranga. Ubwo njyewe nabaga mfite amafaranga y'uriya mugabo wo muri Canada akambwira ati mfite ikibazo ndepana, nkayamuha umubare ashaka ariko akayansubiza, nta na rimwe yigeze ntenguha, akayansubiza nkongera nkayasubiza kuri konti y'abantu. Mu magambo makeya uyu mudamu w'uyu mubosi wanjye ari we muvandimwe wanjye, nta business nigeze nkorana nawe, mfite chat zose twegeranye, nta kazi nakoranye nawe kinjiza amafaranga, nta handi hantu twari duhuriye uretse ubuvandimwe bwaduhuzaga cyangwa umuryango. Ibyo nakoraga byose nabikoranaga n'umugabo. So ibihumbi 23 by'amadolari ntabyo wariye, ni ikinyoma. Ayo mafaranga rero umunsi umwe nk'uko nakubwiye ko nakoranaga na musaza wanjye yaramamagaye muri Vivo arambwira ngo hari amafaranga Christophe yambwiye, hari amafaranga yanyu ari kuri konti ya madame wanjye. Igihe cyose uzabona umwanya uzagenda uyarikire nta kibazo, na Christophe wawe arabizi. Kuri iyi konti hari amafaranga asaga ibihumbi 12 yari hejuru nka 12 gutyo y'amadolari, kuko ntabwo narebye balance mu by'ukuri. Hanyuma rero aya mafaranga ari nayo uvuga nta mafaranga 23 byigeze biba kuri iyo konti mu gihe njyewe nari ndiho mandateri. Yego. Ya kabiri aya mafaranga nayakuyeho, aya mafaranga nayakuyeho kuri konti angahe y'uwo mudamu 12 nyakuraho mu byiciro, yagendaga nyakuraho mu byiciro mpaka ashizeho angahe totale. Nibyo nibyo nakubwiraga ko yasagaga nk'ibihumbi 12 by'amadolari gutyo neza. Yego. Ibya 23,000 sikizi wabikubwiye, kuri njyewe ntabwo mbizi. Hanyuma ayo mafaranga nkayakuraho kubwumvikana
Christophe akambwira ati ugende alo ndakumva alo ndakumva cyane ku yes kazi yes no nanyuze mu biracisi Christophe akantuma monta runaka swati satanu swati bibiri swati bitatu umuntu rero uri kwiba kuri account y'uwundi muntu iyo ugize okaziyo yo kugira access kuri account ntabwo ugenda ugaruka kandi ikindi kintu nibutsa umuntu wese ufite iyo uri konti ari iyawe principalement movement yose ikoreye kuri konti uhabwa notification iyo wayavanaga yajyaga wayakozaga yego iyo amafaranga wayavanaga yajyaga he nayakuraga justement nabaga nyazaniye Christophe kuko Christophe ntabwo yari afite access kuri iyo konti Christophe umugabo wawe yego wayavanagaho ukayamuha akambwira amount yifuza nkajya kuri banki nemye nkashyiraho urutoki rwanjye banki ikama amafaranga kuri konti ya Mashariki no way reka ngusobanurire urabona urwandiko naguhaye warubonye narubonye ruriya rwandiko naguhaye wabisomye byari birimo iriya yari konti y'umudamu wa boss wa Mashariki nta kibazo nigeze ngirana na konti n'imwe ya Mashariki sibyo ibyo ni icya mbere icya kabiri iyo umuntu movement yose ikozwe kuri konti iyo hagiyeho amafaranga cyangwa akavaho runaka nyiri konti ahabwa arabimenyeshwa muri message kuri konti yawe hagiyeho amafaranga runaka cyangwa havuyeho amafaranga runaka ashyizweho n'akanaka cyangwa akuweho n'akanaka ese niba ibihumbi 12 ntakuriyeho danku nkuko bivuga ko nayibye nkayakuraho uyu munsi nkazasubirayo nyuma y'iminsi 3 nkazasubirayo ku wundi munsi umuntu uri kwiba nawe ukaba ubona ko bari kukwiba kuki nyiri konti atigeze ajya gusinya la banki avuga ati umuntu runaka ari gukura amafaranga njye kuri konti tutabivuganye ikindi kandi wibuke ko yari yarandikiye banki ayisaba ko bankura kuri konti yiwe ni ibintu byose atigeze asinyala yaba ari banki cyangwa umuntu uwo ari we wese wari ushinzwe izo service amafaranga aragenda ashira kuri konti ntiyigeze complaining ibintu biragenda biricara bimara hafi nk'ibyumweru 2 iyo case iri aho ngaho njyewe ntabwo mbizi nta kibazo mfite ndajya mu mujyi nk'ibisanzwe mu kazi turavurgana turabonana aho ntuye barahazi nimero yanjye telefone barayizi nta wigeze amamagara ambwira ati ko turi guhabwa notification kuri gukuraho amafaranga atarayawe nicyo kibazo nyine cyo gusangira umuntu na konti ibyo byose ntibyigeze bibaho hari kwa kane nijoro ngiye kuryama nagiye kubona mbona boss wa Mashariki na mukuru we na mubyara we na madame we baje mu rugo bazanywe na Christophe ngiye kumva numva muri salon hari kuvugiramo abantu numva ijwi ndarizi nibaza ikimuzanye muri iryo joro ndakinyine kiranyobera ndasohoka turavugana barambwira ati ngo tuvuganyire hanze twagiye guhagarara muri parking njyewe umugabo wanjye boss wa Mashariki na mukuru we n'uwo mubyara wacu ati rero tubwire hari amafaranga ari kuri konti ya madame akaba yarabuze none madame yasinyiye umuntu cheque iyo cheque igiye kwa sans provision kandi urabizi ingaruka za cheque sans provision dufashe niba ayo mafaranga uyafite uyadusubize kugira ngo madame atagwa muri icyo kibazo cya cheque njyewe nkuko nabivuze nta kintu njya nkora mpakana naramubwiye nti yego amafaranga nayakuyeho nkuko twari twabivuganye hanyuma nkajya nyazanira wabaga yantumye ari we Christophe mu magambo makeya iyi ni case yaje kugera muri RIB ibyo bintu twabivuganye kwa kane kwa gatanu uwo mukuru wa boss wa Mashariki arampamagara asaba ko duhurira downtown ngo tuganire arambwira ati rero madame uriya mugabo yasinyiye abantu cheque yizeye ko kuri konti hariho amafaranga none yagiye kuri konti abantu bagiye kuri konti basanga nta mafaranga ariho muri kunyumva ndakumva yes numvaga byacecetse cyane mu magambo makeya iyo none atuye impungenge nuko ashobora kugira ingaruka z'iyo cheque sans provision ese hari ahantu waba ufite
twahura amafaranga twese tugaterateranya abo bantu bakishyurwa kesi itaraba kesi. Ikindi kandi niba kesi umenye ko bitarenze kwa mbere, uwo ni mukuru wa boss w'amashariki wabinyibwira, bitarenze kwa mbere uzafungwa uzira ibyo bintu. Umuntu rero watwaye amafaranga wavuze ko nayatwaye, urabizi abantu mujya mukora ingendo hari amafaranga utarengana n'umupaka, amafaranga yose ari hejuru y'ibihumbi 10 by'idolari niba ntibeshye, ariko nzi ko hari monta runaka utarengana umupaka uyajyana mu gihugu kimwe cyangwa mu kindi. Ese ibyo 2023 nabyambukanyije uwuhe mupaka? Okay. Hanyuma ikindi cya kabiri ambwira ko bitarenze kwa mbere RIB izabizamo kandi nzabibazwa. Niba mfite ayo madolari 12,000 ngiye kuko niyo ndekonesa cyangwa 23,000 twese tuzi RIB yije mu bintu ukuntu imera, kuki ntafashe indege cyangwa imodoka muri iyo weekend? Niba nari ntawe gahunda yo kwa mbere ngo nigendere nifite ayo mafaranga, kurya nari mfite naho ngiye mfite n'uwo nsanga. Naricaye muri weekend ndatuza umutima, dimanche ndatuza, kwa mbere sinagiye ku kazi. Ndavuga nti hato bataza no gutrackinga nimero yanjye bakabona wenda ndi no muri movement hano muri mu mujyi bakagira ngo ahari ndi no guhunga. Sinagiye muri mashariki, naryamye mu rugo ntegereza ko mpamagarwa cyangwa nza kurebwa. Nkuko rero nari mbitegereje nko mu masaa 9 RIB ubwayo yaje kundeba mu rugo, bansaba ko nabaherekeza ko hari ibintu bashaka kumbaza, ndabaherekeza. Ngezeyo nsanga uwo mudamu uri kuri uwo mudamu nyine wa boss, ntabwo ndashaka kuvuga amazina yabo, yatanze ikirego cy'uko natwaye amafaranga. Icyo gihe afite agaciro ka miliyoni 13 z'amanyarwanda, ku buryo atazi ko nayatwayemo kuko twari dusangiye konti. Akaba asaba rero ko yahabwa ubutabera uwayakuyeho agakurikirana ari we ngewe. Cya kiganiro twagiranye n'umuvandimwe wa boss muri mashariki, hari ibiganiro twagiranye, hari n'ubusabe yansabye. Mu byo yansabye hari ubusabe yansabye ntashaka kuvuga, ariko kubera impamvu ntashaka ku exposa, ansaba ko ngomba kuvuga nyine nkavuga, donc ntagomba kuvuga ukuntu story imeze pour éviter que bishobora gucukumburwa, investigation ikaba ndende, uzagende nibiramuka bibaye nturuhanye ntuwanduranye, uvuga ibyo ugomba kuvuga bikeya, ibindi tuzabikurikirana. Ni gake cyane rero RIB guhamagara ugataha. Yego, nanjye rero byabaye ngombwa ko ingumana kuri station ya Rwezamenyo nyimaramo ibyumweru 2. Urabizi ko iyo umuntu wese afunze yamburwa uburenganzira ku bintu byose. Hanyuma iyo dosiye imaze iminsi 5 muri RIB ikibazo kitarakemuka bayohereza muri parquet. Nagiye kuburana muri parquet yohereza dosiye mu rukiko. Yego, hanyuma rero tariki 31 z'ukwa munani, bwari buke tariki ya mbere z'ukwa tariki ya mbere z'ukwa munani noherezwa mu rukiko kuburana. Umugabo wanjye boss wa mashariki, umudamu we, mukuru we twahuriye downtown na wa mubyara wacu, baragiye bicara muri bureau bakora inyandiko. Twese tuzi ko negociation iyo habayeho gutanga imbabazi ku bakoze icyaha, ni negociation ibera muri RIB imbere y'umugenzacyaha. Wowe wafungishije umuntu ukaza ukavuga ko uyu muntu utakigize icyo mukurikiranaho, hanyuma mukabishyira mu nyandiko, mukumvikana uko muzishyurana, bigasinywa, urekurwa akarekurwa. Njyewe rero yabayeho iri special nuko izo nyandiko zakorewe hanze atari muri RIB, nta information yazo mfite. Icyo nari ndi muri kasho, barampamagara barambwira ngwino urakenewe hanze. Njya muri bureau ya RIB, nsanga harimo umugabo wanjye n'umudamu w'umunoteri. Uwo mudamu namenye ko ari umunoteri nyuma, umumama mwiza w'umuyisilamukazi witangiye, yari yicaye iruhande rw'umugabo wanjye. Baranyicaza, akaba yarabwiye umugenzacyaha ko anzaniye document ngomba gusinya kugira ngo bayijyane kuri parquet, bankure muri supreme nyine nsingurwe ko ntawe mbabazi. Izo document azimpresent imbere, byari ibipapuro byinshi bigiye bigerekeranye.
icyo nasomaga gusa titre kuko nari nahawe iminota itanu rero nkasoma urupapuro ku rundi. Urupapuro rwa mbere rero yasohoye muri izo nyandiko zo kumfunguza, yasohoye urwandiko ruvuga ngo rwari urwa mutation, rwavugaga ko njyewe Karekezi Christophe nanjye Isimbi Gloria imitungo yose dufite yaba iyimuka cyangwa itimukanwa tuyanditse ku bana bacu aribo amazina yabo, impamvu hari byari impapuro, hari ukuntu impapuro ziba zigerekeranye nk'inyinshi, nasomye gusa titre twitwa ndamubaza se Christophe inyandiko uje kunsinyisha ahangaha ihuriye hehe na tesi mfunze hano. Kandi rero Gloria ubwo yaranyongoreraga nyine umugenzacyaha aho ngaho ari mu madokima ye ayaduhaye umwanya ngo nsinye izo mpapuro, ntabwo ari kujya kuvuga arambwira ati niyo Gloria iyi nyandiko nguhaye nuramuka utayisinya uzapfira muri gereza, nzamekinga sure ko upfiramo utaziramo. Ntaze Christophe njyewe dosiye mfunze ahangaha ni akana ibintu bya mutation twikuyeho imitungo tuyishyize ku bana ko mbona bino bintu bitari claire wasobanurira ntabwo ntabyo ndi businya nzapfiremo. Nambira toke amahitamo n'ayawe, ariko hagati aho uwo mudamu akaba ari kumubwira ati Christophe ibintu uri gukora ntabwo byemewe, gusinyisha umuntu inyandiko iyo ari yo yose ku ngufu ni icyaha, bigize icyaha. Niba kubyo kodeshwa kuzinya mureke umusinyisha ibindi tugenda. Noneho ahantu turi nta nubwo hari safe kuzashyiraho umuntu pressure asakuje bishobora kudukoraho. Noneho Christophe arambwira ati madame ihagurukire twigende, kuko mbona umugabo asubije impapuro muri envelope, arambwira ati nudasinyira indi bisinguhe ibigufunguza ibyo ngibi hano ndabifite, ariko mbere yuko ngo hadokima igufunguza y'imbabazi urabanza usinyire iyi ngiyi. Arambwira ntayo nsinya agenda cyapfiremo, niba ushobora kumfatirana muri condition ndimo kansinyisha ko imitungo tuyishyize ku bana ntabyo nkoze. Mbona umugabo ashyize impapuro muri envelope arahagurutse aragiye ateye intambwe ebyiri. Buriya umuntu utarafungwa niwe ukina no gufungwa, ariko ntekereza ukuntu ushobora kugenda nkafungwa biri serieux gusa ndamugarura nawe ni Christophe garuka gereza izo mpapuro nzisinya. Yarazimaye ndazisinya, maze kuzisinya abona kumpa impapuro z'imbabazi. So sinari nitaye ku byanditsemo as long as zari zimfunguza byose nsinya document zose presence imbere. Uwo mudamu ako kanya ahita akuramo bya bitabo by'abanoteri ahita notifiye izo nyandiko aho ngaho ako kanya muri RIB muri gereza muri biro ya RIB. Bitara notifiye nandika mu gitabo aho ngomba kwandika turasinya byose. Urumva njye nari kuzuza formula kugira ngo umuntu ubwisohokera. Avuga nti reka ningira Imana ngasohoka ibindi uyu mugabo tuzabigira inganamo maze kugera hanze. Nuko barakeye tariki ya mbere z'ukwa munani mu masaa 10 ishyira saa 11 ndafungurwa, kuko wari wankanzeho kesi yangaga kuko impamvu kano kanya nanze kuvuga, ariko ni mu bihingaza nk'ubutaha nzabivuga. Yangaga ko ushobora kujya mu rukiko nkavuga ibindi bintu, nkavuga indi version itandukanye niyo navuze mbere, kuko buri muntu agira ibintu abarinda mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Nuko mu magambo make tariki ya mbere z'ukwa munani naratashye dutaha mu rugo. Hagati aho ngaho njye nafunzwe ibyumweru bibiri ntaba mu rugo, mama wanjye aba mu rugo. Mama wanjye nta na rimwe yigeze afunga. Ufunzwe mama wawe yabaga mu rugo iwawe? Yego. Na sheri yabaga iwanjye. Yego, urumva yabanaga n'umugabo. Ni ukuri kw'Imana nta na rimwe mama wanjye yigeze ansura aho muri kasho ya RIB ya Rwezamenyo, nta na rimwe. Noneho hari ukuntu nagaragaraga neza icyo gihe nari meze neza, nsa neza, bamfunze naraye mvuye muri serivisi imeze neza, abantu bakabona kubanitse ufite ukuntu ahagaze, ariko bakazategereza ko asurwa n'umuntu nk'uyu bakabibura. Bakajya bambaza guhora ugira iwanyu, babonaga ndi umukobwa abarazwa ndi umumama. Ese nta babyeyi ugira, nta bavandimwe, bakibaza impamvu nyine mu bantu basurwa njye ntarimo. Urumva nawe ifite agahinda gakomeye cyane. N'umugabo wanjye yangeragaho nka rimwe mu minsi imwe. Mu magambo makeya ni uko sitori yagenze. Ibi ni ibintu bifitiwe evidence, yaba ari mu mpapuro. Nabonye icukumbura cyane, umfashe nabyo uzabicukumbure uzabona ko ibyo ngo yakubwiye uwo muntu ntazi bitandukanye na version ngawe ngo haye. Aho ntahiye rero,
ntangira gusaba umugabo wanjye za mpapuro yansinyishije ndi muri gereza zo gukora mutation yimura imitungo ituvaho ijya ku bantu. Kuva tariki ya mbere z'ukwa munani hagati aho naratashye, abana barishima, umukozi arishima, urabyumva byari nka fete mu rugo. Ni ukuri kw'Imana yo mu ijuru ndahiye ubugingo bw'umwana wanjye w'imfura, mama wanjye yarambonye amera nk'umuntu ugiye kuruka ntashye. Yarahagaze gutya, sindahiye umwana wanjye w'imfura, icyo kintu ukinotinge ko kiri treseriyo kuko ntari ndahiro ntarahira. Nyuma y'ibyumweru 2 atansura, aho ntahiye no kuyijisha avuga ati Imana ishimwe uratashye. Yarandebye aramanura aranzamura kuko kundi babadamu muri Nigeria barebana mu mafilimi niko yandebye. Wijisho rikurebye nabi ntabwo uyoberwa, nshubuje ngo mwiriwe ninjunga n'abana banjye njya muri dushe ndakaraba, ubuzima burakomeza kuko yarababajwe nuko ntacye kandi gahunda yari iriho nuko ntagombaga kuzataha vuba. Mu magambo makeya bwarakeye rero ntangira kubwira umugabo ko agomba kuzana za nyandiko yasinyishije mfunze, nkazisoma nkazikorera analyse nkazumva ndetse nanjye nkanazibikaho kopi. Niho byatangiye rero ambwira ati ejo kuva tariki ya mbere z'ukwa munani birinda bigera tariki 16 z'ukwa 11 ari cyo kintu dupfa, ari nabwo hagati yaho mama wanjye yavuye iwanjye agiwe. Noneho umugabo tukomeza mu kibazo cyo kumusaba inyandiko yasinyishije mfunze. Nkareba kujya kurega umugabo ko yasinyishije inyandiko ndi muri condition mbi, anshyiraho pressure runaka ntabifitiye evidence, nafite kopi y'izo nyandiko, nkabona naba ngiye kurega ubusa. Icyo nashakaga rero yari proof ya hard copy y'izo mpapuro zasinywe mu gihe nari ndi muri condition idakwiriye. Arazinyima, nibwo tariki 16 buri munsi akambira ejo niba ku kazi nabibitse muri kope ku kazi nzabizana. Nibwo tariki 16 z'ukwa 11 ahagana saa 2 yatashye, turamugaburira tumuha amata. Mu gihe ari kunywa amata ndamubwira nise umusubitse noneho kuzana za nyandiko wari wanyemereye zikeneye. Nibwo yahagurutse arambwira ati rwose reka ngukurire inzira ku murima ya nyandiko buriya bibonye zisima n'amaso yanyuma birebesheje, ntabwo uzongera kubibona ukundi. Ibyo wasinye ntubizi, iyi mitungo ntuzi uwo yanditseho kano kanya, nta yirigisa mu buzima bwa ntuzamenye n'ukuntu isupari yagenze. Ayo ni amagambo ni ukuri kw'Imana yo mu ijuru yagiye. Narasaze icyo gihe, uyibaze degree y'umujinya nagize ako kanya. Fata cya gikombe, narasaze nkajya muvugisha musatira. Umugabo wanjye ni mureba, nta na rimwe nshobora gutinyuka kumukubita kuko n'iyo nabigerageza sinabishobora, ariko hari ukuntu mbona uko umuntu agufiteho amahane ari kugusatira. Icyo yakoze yari ankubise, fata cya gikombe cy'amata yari afitemo amata ngitura hasi kirameneka. Ndumva mu bintu uzabona n'ibyo ngibyo birimo, mu buryo bwo kumugaragariza ko ndi nko kwiproteja mu buryo bumwe cyangwa ubundi ntiyongere kunkubita. Ari nabwo yankubise yarankubita tariki 17 njya kurara mu bitaro, aribwo nahereye aho nahukana. Nkuko nabivuze, niyo mpamvu n'icyo twapfaga za mpapuro kugeza n'uyu munsi ntarabonesha amaso, ariko hari ahantu ziri, hari inzego zifite nubwo ntarabonaho kopi yazo. Numva ikibazo cy'amafaranga mu buryo bwanjye ni ikintu gisobanuye, nongeye ntagabanyije nta kintu nakongeraho. Ndumva ari aho. Nuko rero muhungu wangu, bagira gutya bagutumuye mu nzu barakwirukanye mu rugo. Bakwirukanye mu rugo bate? No, ntabwo ibyo navuze ko banyirukanye mu rugo. Ejo bundi ejo rero inkuru ndende cyane. Umugabo wanjye nyuma yo gutandukana umwaka n'igice nk'uko nabivuze, mama yaringiye aziwe agaruka kuba iwanjye. Ni ibintu yagiye naraye mu bitaro kuko ntibamenye ngo naraye, kuko nta n'uwigeze ambaza ati ko utatashye se wabaye amahoro. Rya joro yankubise kuri 16, ntabwo nigeze mbimenyesha inzego z'umutekano zibishinzwe ko yabikurikiranwa cyangwa ngo bikorerwe raporo, kuko
kuko njyewe nahoraga nizera ko ibibazo byacu bishobora gukemukira mu muryango kurusha uko byakemukira muri leta. N'ubu ngubu munyumviye nabasharinga ama evidence inshuro zose nashatse ko ibibazo byacu bikemukira mu muryango kurusha uko bikemukira muri ubu buryo turi kubikemuramo cyangwa mu buryo byakemukira neza. Ariko burya iyo umuntu mudahuje intekerezo nta na rimwe mushobora guhuza ngo mugeze kuri mwanzuro ufatika. Nyuma yo gusohoka mu nzu iwanjye haciyemo umunsi umwe mama wanjye abonye ntatashye bwa kabiri yigeze ampamagara ati wabaye amahoro ko wabuze mu rugo bimeze bite umugabo we yambwiye ko utahari byagenze bituriye reka da ahubwo yahise yibuka afata ibintu byava hepfo iwe yimukira iwanjye. Ibi bintu nkubwira umbwire nkohereza amavidewo y'imyenda amavuta n'amasakoshi bya mama wanjye biri mu nzu yanjye kandi njye ntahava. No. ubu turi kuvugana mama wawe ari iwawe mu rugo? No ntabwo mbizi kuko sindahagera ariko birashoboka ko yanahagarutse. Birashoboka cyane rwose mwitegeye ikintu kimwe cyangwa ikindi. Yego mu magambo makeya rero yabonye nsohotse mu rugo ararutaha aribonamo umwaka n'igice yitanze ko yaje gufasha Christophe kurera abana kuko njye nataye abana njya gukora ubuzima bwanjye nyine nashatse gukora. Mu magambo makeya nyuma y'umwaka n'igice kugira ko dusubirana n'umugabo ariko umugabo ntiyishimira ko dusubirana aribwo yagiye kunkoreshereza raporo ndumva nabisobanuye kare. Wabisobanuye? Yego raporo mbi cyane ari nayo yagiye gusabisha izi gatanya zose ubona turimo ariyo gatanya y'agateganyo yabaye ejo ivuga ko imyanzuro y'urubanza ivuga ko namburwa abana gusohoka mu nzu ngahabwa impamba y'ibihumbi 170. Nk'umuntu wese uzi agaciro k'ubuzima cyangwa uzi agaciro ke uzi icyo ari cyo ntabwo njyewe nigeze mbana n'uriya mugabo ngo aranyirukana kuriya yanyirukana nk'umukozi wo mu rugo wagira ngo ahari ni nk'ukwezi nari maze mukorera anyishyuye amafaranga namukoreye mu kwezi ndakwiye numvaga atari ko byakagenze kuko gatanya zose zigira amategeko azigenga yaba ikijyanye n'abana ndetse no kumugenda afite icyo mufite mu rugo bikumvikana kandi mu buryo buri equitable imicungire y'iyo mitungo mufite. Njyewe rero byabaye exceptionnel kuko buriya mwabonye ejo nasohowe mu nzu buriya mwabonye nasohowe nashyingiranywe byinshi ntabwo mura mu rugo imyaka icyenda tuvukanye utuntu tungana kuri niba waba uri umukene pe sibyo. icya kabiri guhabwa amafaranga 170 ako kanya ngo usohoka ugende ujya gukodesha ntabwo ari kuriya uburyo nabaye traité njye ntabwo nabyishimiye nabonye ari nkaho nahohotewe ku burenganzira bwa muntu ko nta muntu n'umwe umereka biriya bintu byambaye. ubu ngubu rero ubu ngubu uherereye ucumbitse? Ubu rero ntabwo umuntu abana nabi mfite umushuti wanjye turi kubana uyu munsi sinabonye umwanya wo kujya gushaka inzu nari manuye amatelefone yari menshi ariko ejo numva nzajya gushaka inzu yanjye nkashaka no kubaka ariko sitebye muri Nyamirambo. Urakoze cyane. Isaha iratambutse ndatekereza byumvikanye. Urakoze no gushyiraho no gukuraho ijambo byavuzwe ibindi kukomeza kumisha telefone. Murakoze cyane. Ndagushimiye cyane. Kubashimira ubwitange bwo gushaka kumfasha cyangwa guklarifiya ibintu bimwe cyangwa ibindi. Nakoze ku mwanya w'umuntu gukomeza no kubanza Imana yawe. Urakoze cyane ndagushimiye. Murakoze namwe. Ngayo nguko YouTube mugende ntimugire ibintu murenza ku byo bavuze ama YouTube azi mwandika ibintu nkuko abivuze mwandike inkuru nkuko ivuze. Ndagushimiye Jojo. Urakoze ndatekereza inkuru nuko imeze y'uruhande rwa Jojo ubwo ngubwo ntabwo inkuru irangiye. Inkuru iracyakomeje. Ndagushimiye. Reka nkuri kutahe ndaguhamagara mu gitondo. Murakoze cyane.